Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha uturuka kuri Nyagasani ubabeho aho muherereye hose, mwaba muri mu Rwanda cyangwa muri hanze yarwo, Imana ibahe umugisha. Turabatumiye rero mu kiganiro cyo kuri uyu munsi, ikiganiro twabakoreye biturutse ku magambo n'ibiganiro bimaze iminsi bicicikana, bavuga ngo muri ADEPR hari umupasiteri uzi gusezeranya kurusha abandi, ngo abo yasezeranije ntibashobora gutandukana nubwo byagenda gute, ngo kirazira. Twagize amatsiko yo kumenya uwo ari we n'aho akorera n'aho aherereye, dufata urugendo turamushakisha, tumusanga kuri ADEPR mu Gatsata. Uwo ninde? Ni Pastor Safari. Umva, twasanze inkuru ari impamo, ntago bamubeshyeye. Ni nawe watubwiye inkuru y'umusore wakubise umugeni bagiye gusezerana, amukubitira ku kiliziya yambaye ikote ari kumwe n'abagarisodoneri, amukubita abafedoneri bose bareba, habura n'umwe wamutabara. Ariko biza kurangira ubwo bukwe bupfuye. Umupasiteri usetsa cyane. Hanyuma rero wowe udukurikiye, birashoboka ko ari ubwa mbere y'uko wumva uburyo abigenza n'ibanga akoresha asezeranya abantu. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukoreshe ushyireho comment, ushyireho like, mbese ibiganiro byacu bizajya bikugeraho uko bukeye 5 kuri 5. Arabahambira byo kabisa, arabahambira akabazirika, ntabwo wakwinyagambura. Ikintu cya mbere abanza gukora, abanza kubaha umwanya we n'umusore muzanye gusezerana cyane umukobwa, mukabanza mukaganira, mukavugana mutese dusezerane cyangwa tubyihorere, mukongera mukaganira rwose bategereje. Mwamara gusanga ari ngombwa, mukamuha uburenganzira akajya yabasezeranya, akubaza niba ubyemera cyangwa utabyemera, nta gahato karimo. Kurikira wumve. Yigeze kujya padiri, ariko byo nta nubwo ari ibintu narabibonye. Hanyuma kwa kuvuga umuhungu yinjira mu mujinya avuga ngo yatinza mu bitushyi, umukobwa yari arabika agenda babaza padiri, rero abagenda aravuga ati uremera kujyana umukobwa atoya. Abantu bose barareba, umwanya aravuga ati uremera kujyana umuhungu, umukobwa atoya. Ba marene barahendahenda, ba pare barahendahenda, umukobwa ati ntabonye byagenze kujya mu isi yazaho bitagezeyo se nazabikira. Padiri ati turisubira no n'uwanza nta n'uwanza kundi kuko n'umuri mama mwatuzanye aho kugira ngo rero muzahure n'undi muhamagare ko byanze wabyangira ubwo si ukuri wabyangira kuvuga umuta. Ariko niba mweneye gusezerana, dore ngaya ni n'aya magambo atatu. Irya mbere ni ukumukunda ubutware mugenzi wawe, mugakunda. Niyo mpamvu kariya kantu kanakari, iri jambo rya mbere nicyo gituma umuntu azasigasiranya agasanga mugenzi. Ijambo rya kabiri ni ukubana akaramata. Akaramata hagati ntabwo ari imyaka 2, 5, 10, 20, ni igihe cyose, ni igihe cyose. Rero muraza kuzabana akaramata, nta kuvuga ngo ndamusiga mwarize barabigishije uyu munsi. Ntabwo twebwe twari twasezeranya abantu ngo babihimbe. Mugomba kubana akaramata, kandi mwarize mu murenge ko mutwara baherekeje, nawe twagiye twigisha hariya, hanyuma munatubwira yuko muzabana neza. Akaramata rero uyu munsi ahantu hose muzajya muri kumwe, ahantu hose muriye niba mumaze kubyumvikanaho, atari bya bintu byo kurahira munabiganiriza he umwanya, kuko birumvikana mushobora no kwitekereza mukavuga mutari kwibwira akazi reka tubyemere. Ubwenge bwanyu mukomeze mwumva muzabana akaramata. Ijambo rya gatatu kugira ngo n'umwanya amagambo ni ugusiga ababyeyi. Niyo mpamvu mwaje hano. Ubu ngubu ndabibwira mwari muhamagara ariko wemeza madonna ndeba ntabwo wizi ngo baba basize kuvuga ngo mugomba kujya kubana. Ntabwo yemerewe gusubira iwanyu mu rugo cyangwa murasubira iwabo. Oya, Celestin ntabwo yemerewe gusubira wawe, niba ntabwo yemerewe gusubira, ntabwo yemerewe gusubira. Ariko iyo byaba ari ikibazo, Yesu yatanze igisubizo. Igisubizo Yesu yatanze ni ikihe? Yafite muri Mariko habaye ikibazo, abantu bagiranye amakimbirane ku bagabo ku bagore. Hari igihe byanga rero, hanyuma wigeze kumbwira ati ariko siko yari byanze bigiye kuba igisubizo. Hari n'abantu bashobora kuba bafashe n'uko bikaba byaranze. Birashoboka ko umuntu umwe cyangwa umuntu yigeze kumuhamagara ati pasiteri ko musezeranye ngo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, Kristo akaba ataraza n'urupfu rukaba nararubuze, kandi tukaba tumeranye nawe. Rero menshi ijambo Pawulo yavuze yo kuri igishobaziko. Igishobaziko ni iki? Ni ukujya iwanyu ukaziyumva n'umugabo wawe. Reka yari afite 24, bari bamaranye umwaka umwe n'igice. Ati urumva nta bahungu babona bya, ati nta n'umwana
igisubizo ariko Yesu yaragitanga ndagira ngo gitege amatwi kandi dusabe kwizera ndetse na dusingiza Imana n'umwungeri n'umuhawe n'Imana gitege amatwi. Yesu yatanze igisubizo igihe ubona bigoranye. Yesu yavuze ngo iki Mariko 2:12 abafarisayo baza aho ari baramugerageza baramubaza bati amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we, nawe aramubaza ati Mose yategetse iki? Baramusubiza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana. Yesu arababwira ati icyatumye yandika iryo tegeko ni uko imitima yanyu yari inangiye, ariko uhereye mu itangira ryo kurema Imana yaremye umugabo n'umugore. Nicyo gituma muhatega amatwi, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore bakaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma bo batakiri babiri ahubwo habaye umubiri umwe. Nuko ari Yesu yavuze nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntagatandukane. Bari bari ahantu bari kumubaza ati urubanza rwabo umuntu yemerewe kwirukana mugenzi we ahubwo bagomba kwihanganira. Hanyuma ariko hasigara abigishwa n'intumwa ngo bageze mu nzu abigishwa bongera kumubaza iryo jambo, arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n'umugore wamukana n'umugabo we aba asambanye. Kandi mwanditse ko nta musambanyi uzajya kurusha. Uyu munsi rero ntabwo byemewe ushobora gusezerana n'umwe ukajya kuzana undi, wabona ibyanze ukajya kuzana undi hakurya hariya, wabona byanze. Niba abantu babikoze rwose ntabwo byemewe, Imana ibaba bari. Ariko hariho namaze gusezeranya n'umuntu asanga mu biro ati none ngiye ko mfite babiri ndabigenza nturihama ati hanyuma nini hano bigenze nte nturafata uwawe ati wakabiri ukabiyubaha namubwira nti ndayisubiza ati amategeko akomeye ati bijya nuko ati none ko mupasa wamusezeranyije umunsi wa pasa ntibabyiyita hanyuma bari akabyiyita ariko dore ikibazo ariko ntiwagukiye igeze ahantu bikomeye byose biragaragaza muhaguruke igihe byanze. Niba Yesu avuze bizagende ibwiza aho hagati rero hakurwa witwa Yesu samwegera hino samwe yigire hino mwese yagirana n'umwe musigamo akanya munsi nawe icuma y'injunga uko mugiye kujya munaganira haza kubijyamo hagati imva ya hose ukazasanga ndashaka rero urumva rero hagati aho ngaho n'umubona byaha mundebe n'umubona byaha uzamubona ati Yesu bigenze mbere yo kujya hariya, mbere yo kujya kubaza uzamubona ese bigenze nte ngo niba bikomeza Imana izajya kubisubiza na rimwe uzasiga mugenzi wawe cyangwa nawe ntiwemerewe kwahukana, ariko ntiwemerewe kwahukana nawe ntizajya ntiwemerewe gusiga mugenzi wawe cyangwa kumwibuka. Kuri Celestin niko bimeze ndetse ntabwo byemewe. Uyu munsi mugiye gusezerana mu bandi, muri imbere y'imiryango kandi muri imbere y'Imana. Muraza kumva niba ibintu bishoboka, niba bidashoboka nabwo muraza. Isezerano ni irihe mugihagaze? Ndavuga amagambo abiri, icyo bita isezerano n'icyo bita inshingano. Mu by'ukuri abantu iyo bamaze gusezerana ni wowe wihitiyemo n'umugore wawe, ariko hari icyo umuhanuzi Malaki yavuze. Pawulo yaranditse avuga ngo ni uguhambira. Iri sezerano rirahambira. 7 urwandiko rwa mbere rw'Abikorino igice cya 7 umurongo wa 39 aravuga ngo umugore ahambirwa ku mugabo wa kindi. Uvuga ngo tugiye kubahambira. Isezerano rirahambiranye rigakomeza. Uvuga ngo utibutse ko tugasubira inyuma umugabo araza. Iyo umugore agiye umugabo nawe araza, umugabo nawe yazaza umugore akaza, ntabwo babitandukanye. Niyo mpamvu bavuga ngo ahambirwa. Aho yarabyanditse urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 7:39 umugabo ahambirwa ku mugore we, umugore ahambirwa ku mugabo we akiri. Ariko hano hari igihano mu nyumve, ndagira ngo kwizera mu nyumve na dusingiza Imana niyo mwungeri n'umuhawe n'Imana. Mu nyumve rero mutega amatwi, kuko hano iyo umuntu yirukanye mugenzi we baramaze gushakana habaho ibihe bihano. Mu bitega amatwi rero Malaki 2:14 nyamara murabaza muti impamvu ni iki? Impamvu ni uko Uwiteka yabaye umugabo wo guhamya ibyawe n'iby'umugore wo mu busore bwawe wariganije, nubwo ari mugenzi wawe akaba n'umugore mwasezeranye isezerano. Akajambo iri sezerano mwasezeranye uyu munsi niryo murimo kuri iyi tariki ya 15 z'ukwa-munani, iyo murihinduye Imana irabahana. Mbese ntiyaremye mwe nawe yari ifite umwuka usagutse, cyatumye yaremye ni iki? Ni uko yashaka kubyara kubaha Imana. Ni uko rero muri n'imitima yanyu
hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe kuko nanga gusenda no kubiteka vuba. Kwizera Isaac ntabwo wemerewe kwirukana Dusingizimana, kandi Dusingizimana ntabwo wemerewe kwahukana. Iyo mwungeri Celestin ntabwo wemerewe kwirukana Muhawenimana ntabwo wemerewe kwahukana ngo wahukane na mwungeri Celestin, ntabwo byemewe. Muzabona akaramata iyo bibayeho haboneka igihano muhamwa n'Imana, kandi impamvu ibaremeye itakubwiye ngo uzashaka benshi nuko bashaka Imana ishaka kujya kuguha Imana kugira ngo muzakomeze gukiranuka. Hanyuma ndabizi yuko inshingano nazibigishije, ariko hari iz'ibanze kuvuga ngo Pawulo abwira abagabo mu Befeso 5 aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu, ndagira ngo munyemere kubakunda nk'uko mwongeye kandi bisubiremo, namwe bagore mugandukira abagabo banyu, muzabagandukira muzabaganiriza, azakomeza guhingana kugira ngo asatya murebane, urabona ni umusore mwiza, uri umukobwa mwiza, muri beza, muzakomeze kubaha Imana kandi mudatekereza ku nshingano. Ugomba kwita ku mugabo. Hano ntabwo tujya kwigisha iby'isuku, tuba twarabirangije, ibyo guteka tuba twarabigishije, ariko hano mbere mu byo mugiye gusezerana no kubana kandi mukabana neza. Ndagira ngo rero muze gutega amatwi indahiro mugiye kurangira, hanyuma muraza kunyemerera nimwumva byemewe, muraza kurambura ikiganza cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye cyangwa ndabihakanye. Ndagira ngo mbaze Kwizera Isaac, ndagira ngo urafatiye mikoro, hanyuma niba wumva ibyo ugiye kubaza ubyemera uravuga mu kiganza cy'iburyo umubwire ngo ndabyemeye cyangwa ndabihakanye. Ndakubaza wowe Kwizera Isaac, imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, ko wemeye kujyana n'umuntu Dusingizimana Dali ngo akubere umugore mushyingiwe mu itorero, uzabana nawe mukurikije itegeko ry'Imana, uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero, uzakomeza kuba umwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe, kandi ntuzegera umusimbuza abandi bagore. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itoro rye ryera. Ibi mubwiye n'ibyo nakubwiye mbere, niba ubyemera urambura ikiganza cy'iburyo uvuga ngo ndabyemeye cyangwa ndabihakanye. Arabyemeye. Urakoze rwose cyane, urashimye. Iyo mikoro ihereza mugenzi wawe imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, mushiki wanjye Dusingizimana Dali, ndakubaza imbere y'itorero n'imbere y'imiryango ko wemeye kujyana n'uyu Kwizera Isaac ngo akubere umugabo mushyingiwe n'itorero, uzabana nawe mukurikije itegeko ry'Imana, uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Ndakubaza ko uzakomeza kuba umwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe, kandi ntuzigere umusimbuza abandi bagabo. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera uraza kurambura ikiganza cy'iburyo hejuru, ari ibi nakubwiye ngo ndabyemeye cyangwa ndabihakanye. Arabyemeye. Iyi mikoro uyihereze n'umwungeri Celestin. Fate iya ndahiro iri imbere ye, iyawe urayifata, hanyuma iyo mikoro rwose urayiha mugenzi wawe, urarambura ikiganza cy'iburyo, hanyuma tubwire ibyo wemeye. Njyewe Kwizera Isaac nsezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana Dusingizimana Adelaride ambere umugore wanjye bwite, nihitiyemo ishyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukene cyangwa mu bukire, mu byago mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa utetse ku nshingano zanjye, kandi sinzigera musimbuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Amen.
cyane hanyuma nawe amen. Nagira ngo sabeza ye mikoro wihe mugenzi wawe arayi oya ndandika hasa urabibona cyane gira gutya bigaragara reba nawe usome hanyuma amagambo bari kuvuga cyangwa uvuga ushaka ushobotse wavuga cyangwa ukavuga ayo ngaya cyangwa uvuga yawe niko yabanza kuvana mu iyo ngiro yambaye izo ni za fiyansaye rwose mujye mubanza muzivane fiyansaye iga yarangiye sawa abazifite fiyansaye muzivanemo ndetse nanakwiye kuvanamo biranze fiyansaye azambikana cya gihe tuberekana ariko kubera nyine sinzi ibintu kugira ubuzima bw'uwo munsi twashyingiye gusa bikiri fiyansaye kimuzahite ko ari gushyingira ntabwo fiyansaye mu mabwiriza yacu urugendo rwayo rwanjye ku munsi w'ubukwe muzajya gusura amabwiriza kandi turababwira sawa ngaho rero tugende bw'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane mwambitse iyi mpeta kandi mwebwe ibyanjye byose bikoze n'izina rya data twese n'umwuka wera amen. imana isigaye sawa naho mugenzi wawe nawe hanyuma nk'uko mubimenyereye rero murabizi ko nta bukwe buburamo agashya. Pasiteri amaze gusezeranya aba bageni babiri n'abakwe babiri, hanze hari abandi barimo bateze amatwi bari kumviriza, niba bari babisubitse, niba bari babiretse, niba bari kuvuga ngo twumve uko abandi bigenda. Bumvishe rero bafashe icyemezo baravuga bati rero ubwo abandi bari kubyemera babyemera, natwe reka twinjire badusezeranye tubyemere. Ubwo rero mu gihe abakimara kwambikana impeta, ubwo twagiye kubona tubona hinjiye indi kupure, baravuga bati rwose natwe nimutubaze tubasubize. ubwo nyine reka twumve ibyahise bikurikiraho. nabo ariko yahise abasezeranya arabazirikanya mu izina rya Yesu rwose, nabo ubu bagomba kuzabona akaramata nk'uko babyemeje. umukobwa ushyingiye umusore bwawe nawe n'umusore ushyingiye mu bukumi bwawe muzabana rero, muraza kubinyemerera, nimwumva mubihakana muraza kubihakana, nimwumva mubyemera muraza kubyemera. ijambo ry'Imana rivuga yuko mukwiye kubana kandi mukabana mukurikije itegeko ry'Imana. ndagira ngo zabe izo ndabo zishyire hasi, hanyuma iyo mikoro uyihe mugenzi wawe arahiri imbere y'imiryango n'imbere y'itorero. yego ndagira ngo ngiye kukubwira n'umwumva ubyemera uraza kuvuga ngo ndabyemeye cyangwa ndabihakana. mbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe ndakubaza we Gakuru Felix ko wemeye kujyana n'uyu Nsengimana Clementine ngo akubere umugore ushingiye mu itorero, uzabana nawe
ukurikiza itegeko ry'Imana uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, umukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshwe ku nshingano zawe, kandi ntuzigere umusimbuza abandi bagore. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera urarambura ikiganza cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye cyangwa ndabihakana. Arabyemeye, umukomere amashyi menshi cyane, yabyemeye, Imana imugisha cyane. Nanone kandi ndakubaza wowe Nyirasengimana Clementina, imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, ndakubaza ko wemeye kujyana n'uyu Gaku Felix kubera umugabo mushyingiwe n'itorero, uzabana nawe mukurikiza itegeko ry'Imana. Uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Uzakomeza kuba umwizerwa udateshwe ku nshingano zawe, kandi ntuzigere umusimbuza abandi bagabo. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Niba ubyemera urarambura ikiganza cy'iburyo uvuge ngo ndabyemeye cyangwa ndabihakana. Urabyemeye. Imana imugisha cyane, kuko amashyi menshi cyane, babiteye ukuguru hasi, hanyuma murebane gutukurire ku mugaragaro kugira ngo mugaragaze uko icyiciro cya mbere bagitsinda.